Nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye business isobanutse ukomeze mugubwe neza bageze muri weekend muyishimire kandi abakiyitangira namwe turabifuriza ikaze kwinjiramo tuyinjoyinge twese kuri mikoro nitite Kamanzi ni wa mwanya tubagezaho amakuru ya business isobanutse ariko twibanda cyane kuri Pi network. Ni muri ubwo buryo rero ngira ngo tugaruke ku makuru amaze iminsi acaracara burya ngo bijya gushya birashyuha mwabantu mwe uyu munsi mureke twinjire muri weekend tuyishimira nkuko nari nababwiye yuko ingengabihe ya YouTube tubagezaho ikiganiro saa 12:10 ubibaye ngombwa yuko tubazanira ikiganiro cya weekend neka bonus ka weekend ntabwo twakwinjira muri weekend ngo dufate ikiganiro kimwe gusa kandi abantu bakeneye kugira byinshi bamenya bivumbuka umunsi ku munsi. Uyu munsi rero turabaganirira kuki umunsi turabagezaho amakuru akubiye mu kinyamakuru nta cya QFC ku rubuga rwa X ariko ruri mu rurimi nge ntamenye ariko bakabanditse abarusemuye amakuru ku kinyamakuru Hoka News ku nkuru igira iti Pi network poised for launch a new era of decentralized finance approaches. Nukuvuga ngo mu byukuri baravuga yuko Pi network yegereje launch. Pi network poised for launch iregereje mu yandi magambo iri hafi irakomanga launch irakomanga ku muryango mu yandi magambo. Ndagira ngo menyesha abapioneers bose yuko ibyo buri wese akora ibyo ahugiyemo ibyo arimo mumenye yuko launch irimo gukomanga ku muryango. Hagiye kubiki ni igihe gishya cha financial decentralization, ni a new era of decentralized finance approach. Nukuvuga ngo icyo gihe tugiye kwigenga mureka mbyite ko tugiye kwigenga, tugiye kubona ubwigenge mu by'imari. Kuki hajemo ijambo ubwigenge byo bita decentralized? Nukuvuga ngo imari yegerejwe rubanda. Imari yegerejwe rubanda naho buri mupioneer agiye kwibera umugenzuzi w'umutungo w'imari uko yabingana kose, aho yabiri hose, uko yabimeze kose. Ubundi tuzi yuko amafaranga mu gihugu akontororwa na leta z'ibihugu, ariko hano na Pi network sizabi gukontorora ahubwo yo ifite system yikontorora system dukoresha ari kuzaba wigenga muri ubu buryo. Ubundi birazwi ko umuntu ari muri leta zunze ubumwe za Amerika, mboneho gusuhuza abantu bari muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri Aziya, Uburayi, Australia n'ahandi no muri Afurika, mu bindi bihugu bya Afurika ndabasuhuje cyane. Ubundi umuntu wese uri muri ibyo bihugu byakuri jewe yanyohereje amafaranga ndi ariko nta burayanyoherereza mu badukurikira, nta burayanyoherereza ahubwo ni hari ushaka kubikora mbwire rwose. Nuko ngo yanyoherereje hari systeme bakoresha zitandukanye zirimo ntabwo ngiye kuzivuga amazina, ntabwo bampaye amafaranga nzamamaza ugasanga bitwaye iminsi 3 iminsi ngahe kandi akakugeraho ari uko hari abamaze kugira gute kuyakepuraho cyangwa se kuyagabanaho. Hano rero muri finance decentralization ntago ari uko nguko bizaba bimeze. Umuntu azajya koherereza amafaranga ahita kugeraho direct. Ayo mafaranga rero azahererekanywa agomba kuba ari amafaranga mbere na mbere ahuriweho ku isi yose. Pi network rero yujuje ibisabwa kugira ngo ibe decentralized finance system izafasha buri mupioneer wese ku isi aho yaba aherereye hose kunyoherereza amafaranga agahita angeraho nta handi hantu akatakase nta nundi ukaseho. Umuntu uzafataho itike ni umuntu umwe, ni cyageze cyangwa se ni itike ya Pi network gusa ingana na 0.01 bihwanye n'ibihumbi 3 by'amadolari arengamo, ariko uwo muntu nta yindi ntambamyi azaba afite. Ndakoherereye cyangwa uranyoherereje ni uguhita ngeraho direct. Bazajya bakataho ntuza ku bazajya bakata
itike yo kohereza bazajya bayikata muyo wohereje, ubwo ni ukuvuga ngo ugomba kuyarenzaho. Hano rero birasaba umupayiniya kuzajya akora transaction imwe mu gihe kinini, kuko niba ku munsi ushobora gukora transactions 5 bitewe n'ubuhari ufite, sinzi impamvu. Ubundi nta muntu utunze amafaranga uyajabata uyakorakoramo, kirazira. Wategura umushinga agasohora amafaranga rimwe. Ni kuvuga ngo ninsohora payi imwe ngomba kuyigerekaho na 0.01 by'itike yayo. Ninsohora payi 1000 ngomba kugerekaho 0. Rero rero umuntu 0.01 by'itike yayo yo kuyohereza, transaction fee. Niba rero uzajya usohora amafaranga ugafata amadora amapayi 1000 ukayasohora ku munsi umwe mu byiciro bitandukanye, niba uyasohoye mu byiciro wenda bitatu uzafata 0.01 ukube 3 ku munsi babe baguciye 0.03 bihwanye n'amadolari 9,000 aho bari kuguca 3 gusa, ubuhombye 6. Ibyo bintu muzabyirinde. Ariko sikyo nashaka kugarukaho cya transaction, tuzakigarukaho ikindi gihe kugira ngo muzanabisobanukirwa. Aya makuru yo ni menshi cyane. Akani ka weekend nagira ngo mbihere muwe mukaganiraho, muwe mukamenye, ariko nibura tumenye uko bihagaze. Payi kugira ngo ilaunching niho ari hakenewe iriya open network, testnet 2. Testnet 2 ikorana na za nodes. Iyi rero yararangiye, yamaze kuba launched. Igisigaye nuko Pi network muri make icyaburaga cyabonetse, blockchain yakoraga nta nodes zikora cyangwa za ntazo, nta kintu bimaze. None kugira ngo nayo ikore igomba gukorana na testnet 2. Testnet 2 niyo izajya dufata muri transactions zacu buri mupayiniya wese, ikandi igakorana na nodes cyangwa se gatuma nodes zikora neza. Abizi ibi bintu barabyumva kundusha. Ibi rero kuba byarangiye, nodes zarakozwe, testnet 2 yari itarakorwa none yabonetse. None se igisigaye niki? Igisigaye ni ukwimura, mu igisigaye ni ukunonosora, guhamagarira abarwemeza mirimo, kubaha imigabane kugira gute, kugira ngo tuzinjire muri ririya soko dufite inganda zifite ibiduhagije, twishyura payi, kandi dufite exchanges. Iyi nanone testnet 2 izaba ifasha transactions gukora neza mu mucyo, mu mutekano, ndetse no gutanga umusaruro mwiza, kuko izagabanya barriers ni imbogamizi zabonekaga mu iherezo ry'amafaranga. Usanga amafaranga bayohereje ariko akamara iminsi 3 icyumweru. Ni ukuvuga ngo system izaba ifite umuvuduko igenderaho, tuzabigarukaho nabyo, wo ku rwego rwo hejuru, ku buryo bitari butware iminota, ahubwo bitwara amasegonda kugira ngo amafaranga abe yakugezeho. Ibyo rero ntabwo bishoboka hadakoreshejwe blockchain technology, cyane cyane iyi ngiyi yo ku rwego rwa web 3.0, ari nayo ifitwe na Pi network. Kandi tukaba twaramaze kubona utilities cyangwa se platforms zikorera muri Pi network zifasha ibyo byose, zifite karite cyangwa se zifite version iri high, ku buryo zaba nta mbogamizi zifite. Na za Amazon, za Google, na za Tesla, na za Microsoft, izo zose zakoreramo, zigakora ibyo zishinzwe neza, kubera ko ziri backed cyangwa se zipivotinze, zishinze imizi muri Pi network iri mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye rya blockchain technology iri ku rwego rwa web 3.0. Ibi rero ntabwo benshi wenda babyumva, ariko turabibabwira. Utabyumva none se zabyumva, ariko ababyize bo barabyumva kuturusha, bakaba banabisobanura kuturusha. Ariko nuko nguko bimeze. Ubu rero abanyamakuru cyangwa se abantu hirya no hino ibintu byacitse, ndakurahiye bo bamaze kubona open network, bayibonye bo barayireba, kuko icyari gitegerejwe cyabonetse. Muri make niba ubukwe bwarateguwe ariko tugasanga umukwe n'umugeni ntibaraboneka, ubwo bukwe nta n'ubuhari. Ariko mu by'ukuri niyo wahasanga umukwe ariko umugeni ataraboneka, ubwo bukwe nta buhari.
butarimo indobo ntabwo bwasobitswe batamuteye indobo byo byiza gutera indobo kubenga bamubenze. Rero umugeni wacu umukwe wacu ntabwo bamubenze haburaga umugeni. None umugeni yabonetse utuma buri gahunda yose igenda neza. Ubu bafitiye amatsiko open MAINNET yabaye. Niba open MAINNET yabaye babacuruzi ni muze baracyahamagara abacuruzi muze mufatanye na Pi Network muza n'ibikorwa byanyu mubishyire muri Pi Network. Ubu twari tubonye Google, Tesla, Microsoft, Apple bagiye guhabwa imigabane muri Pi Network. Za miliyari 20 za Pi zigiye guhabwamo imigabane aba bashoramari bimena bafite inganda bumwihariko bafite inganda zifite byinshi bakaba baduhaza bafite igisobanuro ku buzima bw'isi cyane cyane inganda zijyanye n'iby'ikoranabuhanga. Wowe rero wamaze guhitamo kumayininga Pi, wamaze guhitamo kuyiyungaho, wamaze kuzuza ibyangombwa, ndagira ngo nkumenyeshe ko amahitamo yawe ari ingenzi, ari meza, agufitiye inyungu, ariko afitiye inyungu twese kuko iyo twisunganye tubaye benshi ecosystem irabyibuha ibona abantu benshi, bityo isoko rikaguka, tugakora tugashyira mu buryo buri kimwe cyose kandi tukunguka tugasangira. Nshishikarize buri wese kumayininga, kandi umuntu wese utarajoyininga Pi Network mu mushake mu mubwira joyininge uko bishoboka kose. Mbashishikarize gukomeza gukurikira business isobanutse, mutwandikira muri comment, mukande kuri like, mukore share, ariko muri comment cyane cyane mwibande ku byo twaganiraho cyane cyangwa se mubaza ibibazo bibabangamiye mudasobanukiwe ndetse n'ibyo mushima yewe n'ibyo munenga. Nshimire mugenzi wanjye wangira inama ati bazajya bagutuka bihorire kuko hari igihe mu byo bakubwira havamo ibikenewe. Ndabihoriye kugeza ubu rwose na message z'ibitutsi najyaga siba sinzongera kuzisiba ndazirekeraho. Nabo ubwabo kuzageza ubwo bigaye kuko nge ntibizambuza gukomeza. Ariko rwose nta kundi nabigenza. Nongere nisegure ku bantu bakunda kumbaza ibibazo tuba twarakize mu biganiro batabashije gukurikira ibiganiro kubera ubunebwe n'izindi mpamvu ntasobanukiwe, bigatuma mbabwira nabi mbiseguyeho nuko mba numva mungondoje ndumwe, kandi mwakabaye munyunganira muri benshi ahubwo mukaba munsubiza inyuma, kandi ibyo mubaza byaratanzwe biri aho ngaho kuri YouTube channel. Ariko mbiseguyeho kubera ko nababwiye nabi. Hakubundi ntago kuvuga nabi hari umuntu uvuga akabukagira ati ariko nta munabi wundi afite. Nanjye rero ndi muri abo ngabo. Burya rero ngo nta mwiza wabuze inenge, nanjye naho kugira amabinga. Nanjye ngira inenge yo kuvuga nkabuka rimwe na rimwe ukaba wabifatamo inabi, ariko abamenyereye baranzi pe. Niba hari umuntu bana ntabwo ngiye kwitaka ndabyanze. Yego rero uwo byagizeho ingaruka yihangane, nta kundi byari kugenda byagenze gutyo nyine mwihangane. Mureke rero weekend tuyinjoyinge twumva amakuru meza twagiye tubagezaho, ariko namwe mushakashaka, kandi mbizeze ko turimo kubashakira amakuru y'ingenzi. Tureke guhera mu buntu bw'ububazo bwa gutyo, ahubwo turushaho kwinjira muri blockchain technology ya Pi Network, tuyisobanukirwe kandi tuyigeze kuri bagenzi bacu kugira ngo nabo barusheho gusobanukirwa. Ikiruta byose ni muze tube hamwe ku mbuga za WhatsApp tuhuriraho ababishaka, kandi abatabishaka murajya aho ngaho kuri link munsi ya murabona link aho ngaho munsi ya titre kandi muri description murabonaho urubuga mwe mwajyaho ababishaka, kandi mukomeze kubaza ibibazo tubunganire tubafashe. Si ngombwa ko ibibazo byose biza gukemurirwa hano kuri YouTube channel no ku magroup aho ngaho duhuriyeyo turabisubiza, cyangwa se n'ikiganiro nk'uko cyaba kije. Mukomeze rero mugubwe neza, mugire weekend nziza, mushishikarize bagenzi banyu kujoininga Pi Network, kandi buri wese wamayininze Pi amenye yuko ari mu mushinga ukomeye cyane ugiye kugeza igihe cyo gusarura, kuko igihe kirageze. Ubwo rero buri wese natagire yitegure, akore ka siporo, mutegure gushyira za gym mu ngo zanyu ko muzamufite ingo zihagije zitatuye, mushyiramo buri kimwe cyose. Ni mutazagenda hirya iyo ngiyo bitazanabagiraho n'ingaruka ko muzaba muri abakire nta mukibi ugenda uko yiboneye. Byinshi bikorera iyo ngiyo mu ibanga, undi akaza ari mushya azakeneye baza kugira ibyo atanga n'iki. Muri abakire muri abimena. Tuzakomeza kuganira tureba byinshi, tuzanaganira no kubijyanye n'imyitwarire tugomba kwitegura kuzitwara igihe tuzaba twabonye ritubutse. Mube bugufi muzakurikire ikiganiro, mujye mukurikira ikiganiro kuri business. Nta handi ibi biganiro mwabisanga n'inama no gucyaha hatari kuri business isobanutse nk'izina ryayo. Mukomeze mugubwe neza rero buri wese
akomeze kwishimira weekend.